mu izina ry'abaturage ba Kenya uyu munsi ndi hano nk'umukuru w'igihugu ndetse n'umuyobozi w'iki gihugu cyacu gikomeye. Ndashaka kubwira abaturage bo mu majyaruguru ya Kenya ko mbasabira imbabazi kubwira ivangura n'ubuhezanguni mwakorewe. Mu izina ry'igihugu cya Kenya mbasabye imbabazi. Ntabwo byari bikwiye kuba bityo kandi ntabwo ariko byagombaga kugenda, kandi nk'uko umuvandimwe guverineri yabivuze, iki ni igihe cyankoze ku mutima cyane. Ndashaka kubabwira inkuru ya Bakaja Ibrahim Osman. Yavukiye hano i Wajir mu burasirazuba bw'iyi ntara mu ntangiriro z'umwaka w'1960. Ababyeyi be nabo bavukiye hano, ariko imyaka myinshi yose, igihe cyose Osman yajyaga gusaba indangamuntu, inyandiko y'ibanze igaragaza ubwenegihugu. Ntiyafatwaga nk'umunyakenya, ahubwo yafatwaga nk'umuntu ukekwaho kuba umunyamahanga. Buri gihe yasabwaga izindi nyandiko z'inyongera, agasuzumwa by'umwihariko kandi agahererekanywa mu biro bitandukanye umwaka ku wundi. Osman ntiyari wenyine. Mu gihe kirenga imyaka 60, ubu nibwo buzima bwari busanzwe ku bihumbi n'ibihumbi by'abanyakenya bo mu majyaruguru ya Kenya. Abaturage bahatirwaga guhora bagaragaza ko ari abenegihugu binyuze muri gahunda yari yubakiye ku gukeka abantu, kubavangura hashingiwe ku bwoko bwabo ndetse no kubatesha agaciro binyuze mu nzego z'ubuyobozi. Itegeko nshinga rya Kenya risobanura neza ko buri munyakenya, hatitawe ku bwoko bwe, idini rye cyangwa aho atuye, akwiriye kurindwa kimwe n'amategeko, guhabwa icyubahiro kimwe no gufatwa kimwe imbere y'amategeko. Niyo mpamvu muri Gashyantare 2025 hano muri Orahes Grounds mu mujyi wa Wajir nashyize umukono ku itangazo rya perezida ryerekeye iyandikwa n'itangwa ry'indangamuntu n'icyemezo cy'amavuko mu majyaruguru ya Kenya no mu zindi ntara, bityo ndangiza iyo gahunda y'ivangura. Banyakenya, umusaruro w'icyo cyemezo watangiye kugaragara. Abaturage nka Abdurrahman Ali Osman na Mariam Isaac Mohamed bombi bavutse mu mwaka wa 2007 hano muri Wajir, bari mu bihumbi by'urubyiruko rw'abanyakenya bujuje imyaka 18 umwaka ushize, maze bahabwa indangamuntu zabo. Nta nzitizi, nta nyandiko z'inyongera, nta vangura, nta guteshwa agaciro, ahubwo bahawe inyandiko zabo zemewe n'amategeko ku gihe. Uko niko bikwiye kugenda, uko niko bigomba kugenda, kandi uko niko bizagenda ku munyakenya wese aho yaba atuye hose muri Repubulika yacu. Ariko ndashaka gusobanura neza icyo cyemezo cyari kigamije. Ntabwo cyari ubutumire bwo kwemerera abanyamahanga kubona inyandiko za Kenya mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Indangamuntu za Kenya zizahabwa gusa abenegihugu bemewe n'amategeko b'iki gihugu. Ubwitange bwacu mu guteza imbere ubutabera no kutagira uwo duheza bugendana n'inshingano dufite zo kurinda ubunyangamugayo bw'indangamuntu zacu
n'umutekano w'igihugu cyacu. Ntabwo twakuyeho igenzura ry'ubwenegihugu, twakuyeho ivangura. Igihugu gikomeye ntigihitamo hagati y'umutekano n'ubutabera. Igihugu gikomeye kibirinda byombi, kandi nicyo turimo gukora. Ndumva amarangamutima yanyu, ndumva uburemere bw'iki gihe, kandi ndumva ibyifuzo n'amarangamutima by'abaturage bo mu majyaruguru ya Kenya. Ndashaka kubizeza ko guhera ubu tuzakomeza kugendana twese turi kumwe. And I feel the people of Northern Kenya. And I want to assure you that from now going forward, we are going to walk together. Dushyize hamwe nk'abaturage b'igihugu kimwe, nk'ishyanga rimwe rifite ejo hazaza n'intego bihuriweho. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha igihugu cyacu. Murakoze. Iryo ni ijambo rya Perezida wa Kenya William Samuel Ruto. Ni uruzinduko yagiriye mu gace cyangwa se mu ntara ya Wajir. Ni uruzinduko rw'amateka mu ntara ya Wajir mu kwizihiza umunsi wa Madaraka Day, aho yibanze cyane ku mateka y'ihezwa ry'amajyaruguru ya Kenya n'uburyo bigomba gukosorwa muri rusange. Yasabye imbabazi abaturage nk'uko mwagiye mubyumva muri iri jambo bo mu majyaruguru ya Kenya n'ubundi mu izina rya leta ya Kenya muri rusange, ubwihezwa mu myaka myinshi yagiye itambuka, n'ubundi abwira ko bitari byiza. Hari uburyo nyine batabaniye, ariko abahumuriza cyane n'abamenyesha ko ubu bigomba guhinduka 5/5. Ijambo nyamukuru cyangwa se ubutumwa nyamukuru Perezida Ruto yashatse kugaragaza ko, cyangwa se yagaragaje ko leta yemera ko habayeho akarengane k'amateka ku baturage bo mu majyaruguru ya Kenya, kandi ko hari gahunda yo kugakosora binyuze mu iterambere n'ishyirwa mu bikorwa rya politike zishingiye ku buringanire ndetse n'izindi domene zose muri rusange. Uru ruzinduko rwafashwe na benshi nk'ikimenyetso cya politiki cyo kwegera no guha agaciro akarere kamaze igihe kirekire kavuga ko kahejwe cyane. Murabyumva mu ijambo yagiye avuga nk'uko twabikurikiye. Ijambo rye ryabisobanuye byose, uburyo abaturage bo muri kariya gace amajyaruguru ya Kenya bafatwaga mbere, nta byangombwa by'uko ari abanyakenya bagiraga, bari inyuma, n'ubundi bafatwa nk'abanyamahanga. Ajya ahantu gusaba serivisi muri Kenya basanga bari kugusaba birenze, dokima zirenze kuzo ufite. Nibyo byose rero yavugaga. Aka gace akaba yabijeje nk'abaturage b'igihugu ko agomba kubitaho kandi bigakosoka byose. Mwibutse gukanda subscribe kuri The Quick Times News kugira ngo tujye tubana mu makuru yose abajya agezweho, kandi Imana ikomeze ibane namwe mwese.